Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ati umuntu uhora mu isafari ko atemerewe gusiba muri Ramadani abigenza ate? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Icya mbere nuko ikibazo uko kibajije ntago ariko gikwiye kubazwa. Ntago bivuze muri Islam ko umuntu uri ku rugendo atemerewe gusiba. Ntago Uwisilamu bubuza umuntu uri mu rugendo gusiba, kuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama yakoranaga ingendo n'abasahaba, muri bo hakaba harimo abasibye nk'uko Anas ibn Malik abivuga, akavuga ngo famina saim wa minna muftir. Habaga muri twe harimo abasibye hakaba harimo n'abatasibye, ariko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama ntigire akarusho iha abasibye ku batasibye cyangwa se abatasibye ku basibye. Bityo uburenganzira umuntu ahabwa na Islam ni uburenganzira bwo gusiburuka igihe arwaye se, igihe ari mu rugendo se, n'igihe afite izindi mpamvu mu mpamvu zimwemerera kuba yasiburuka. Afite uburenganzira, ariko ntabwo ari uburenganzira bw'itegeko ku buryo asibye igisibo kitakemerwa cyangwa se ko yavebwa asibye. Bityo ntago umuyisilamu abuzwa gusiba ari ku isafari, ahubwo yemererwa gusiburuka ari ku isafari, hanyuma akazishyura iminsi yishe igihe igisibo kirangiye. Hanyuma nk'uko umuvandimwe yabeje mu kibazo, uyu muntu ukora ingendo akagera aho agera akahamara iminsi 2-3, hanyuma yagaruka iwe akahamara none iminsi 2-3 arimo gutegura urundi rugendo rukurikiraho, ahangaha uyu nguyu yemererwa gusiba igihe cyose, kabone n'ubwo aba ari mu isafari, kabone n'ubwo aba yageze iyo ajya, hanyuma agategekwa ku buryo budasubirwaho gusiba igihe yageze iwe ategereje gutegura indi safari, kabone n'ubwo yaba izaba nyuma y'umunsi umwe. Bityo umuyisilamu rero igihe cyose atari mu isafari, ni ukuvuga ngo agarutse ageze iwe, asabwa guhita asiba. Aramutse atanasibye yaba akoze icyaha gikomeye, yaba anisha n'umunsi, kandi ibyo yazanabihanirwa n'imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo uwo munsi umwe, 2 amara mu rugo, cyangwa se 3 cyangwa 4, aba asabwa kuwusiba. Hanyuma yaba yinjiye mu rugendo akareba urugendo rwe, niba urugendo rwe ruri buze kumubangamira ku bijyanye no gusiba, niba urugendo rwe ruri buze kubangamira igisibo cye, agahagarika igisibo. Hanyuma niba igisibo yagikora akihanganira ingorane zoroheje, ariko akabona iyo migisha yo gusibana n'abandi, akaba yabasha kubikora, byaba ari byo byiza. Na nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ngo wa antasumu khairul lakum, nimuramuka musibye ibyo nibyo byiza kuri mwebwe. Muramutse musibye ibyo ngibyo nibyo byiza kurushaho, ariko bitabujijwe ko yemerewe gusiburuka igihe abangamiwe n'igisibo mu gihe cy'urugendo rwe, cyangwa se n'izindi mpamvu yahawe mu burenganzira bwo gusiburuka. Wallahu a'lam.